Mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uyu ni wa mwanya tujya dukurikirana ikiganiro gutabarwa n'Imana, ikiganiro mugezwaho nanjye Frere Tuyisenge, ikiganiro cyo ubutabazi buturutse ku Uwiteka. Mwene data, gutabarwa cyangwa gutabarwa nuko haba hari icyabaye kugira ngo ubone ubwo butabazi, nuko haba hari ibitagenda neza, nuko haba hari ibitameze neza. Benshi babasha kwiringira imbaraga zabo, benshi babasha kwiringira ububasha bwabo, benshi babasha kwiringira ubushobozi bwabo, ariko wiringiye Uwiteka, wiringiye Imana y'agakiza kacu, ibasha kugutabara. Kuko iyi si iriho ibirushya byinshi, iyi si iriho ibinaniza byinshi, yewe bembane bamwe babasha kwiringira abantu, ariko igisubizo ni uko abantu babasha kubahemukira. Ariko uwiringiye Imana, uwiringiye Uwiteka, Imana ishobora byose, uwo nguwo imuha ubutabazi bwihuse, uwo nguwo ibasha kumurengera. Tubahaye ikaze mu kiganiro gutabarwa n'Imana. Mwene data uduteze amatwi, wakira ubutabazi buturuka ku Uwiteka Imana mu izina rya Yesu. Mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza wacu. Muri iki gitondo nkwifuriza amahoro n'amahirwe biboneka mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana ikomeze kukugirira neza, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwawe, kandi Uwiteka akomeze kugushyigikira. Iyi niyo saha tujya tubana mu kiganiro, saha yo gutabarwa n'Imana, aho twabonye ari Imana nk'umutabazi mukuru, aho twabonye Imana ari umurengezi ukomeye cyane, aho twabonye Imana ari umucunguzi, aho twabonye Imana ikoresha imbaraga zayo kugira ngo itabare umuntu. Igihe Isiraheli yari irembejwe n'ibibazo byinshi biyikomereye, ubwo yavaga muri Egiputa mu myaka n'imyaniko, barembejwe n'uburetwa bwa Egiputa n'ubutware bwa Farawo. Igihe Uwiteka yari akuye abantu be muri ubwo buretwa, twabonye Imana nk'umutabazi ukomeye cyane. Ngo Farawo muri icyo gihe yari afite ingabo zikomeye, akagira igisirikare gihambaye cyane, ariko ubwo twubona umwami Farawo n'ingabo ze n'amagare bakurikiye ubwoko bwa Isiraheli kugira ngo babugarure, kuko Uwiteka mwene data yahagurutse gutabara, nta cyamuhangara kandi nta kibasha kumuhagarara imbere. Twabonye Imana ikoresha ubutware bwayo, twabonye Imana ikoresha imbaraga zayo zihambaye, yohereza umuyaga ngo uturutse iburasirazuba utandukanyamo inyanja mo kabiri, ubwoko bwambuka humutse. Ariko ingabo za Farawo zigerageje kubakurikirana, ibyababayeho ni amateka mwene data, nta ubasha kurwanya, nta n'uwigeze kurwanya uw'Imana yahaye umugisha byigeze bimugwa amahoro na rimwe mwene data. Rero twagiye tubona Imana ari Imana igirira neza abayisunze, kandi ari Imana itabara abayiyegereje kandi bayishaka ku manywa na nijoro, abemeye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, abemeye kuba abana b'ubwami, bemeye kuba abana b'Imana. Mwene data, nta kiguzi bisaba, ni ukwemera gusa, ni ukumanika amaboko imbere y'Uwiteka ukamwemerera, Yesu akima mu mutima wawe. Nta kindi kiguzi mwene data usibye kwizera Imana no kuyemera ukava mu bibi. Rero kuri uyu munsi twifuza ko twaganira ku ijambo ry'Imana, aho noneho riduha itegeko mu mategeko 10 y'Imana, aho tubona isi yugarijwe n'icyorezo cy'ikinyoma, icyorezo cyo kubeshya. Ahari twavuga ngo birimo biraza muri ibi bihe by'amatelefone cyangwa n'isi y'umuvuduko, ariko kuva na kera
abantu bagiye barangwaho n'icyaha cyo kubeshya mwene data, kugeza ubwo Mose ubwo yazamukaga ku musozi Sinayi, bimwe mu bintu 10 Imana yoherereje Isiraheli iyibwira, iyiha amabwiriza, ikabwira ngo dore genda ubabwire nibagendera kuri ibi bintu 10, niteguye nanjye kugendana nabo kuko batazigera bampemukira. Mwene data, kuri buri rugo cyangwa se muri buri muryango wa buri muntu cyangwa mu kazi dukoramo ka buri munsi, usanga hari amabwiriza ngenderwaho, cyangwa mu rugo usanga hari amabwiriza papa cyangwa mama bashyizeho, bakavuga ngo nubigenza gutya wa mwana uzaba uduhemukiye, nubigenza gutya uzaba ukoze neza. Abenshi usanga barashyizeho amasaha yo gutahiraho, barashyizeho amasaha yo kubyukiraho ya gahunda za buri munsi. Icyo gihe Uwiteka Imana ubwoko yironyeye umwana wa Isiraheli ubwo yari akunze mwene Aburahamu, ikavuga ngo rero Aburahamu, ubwo nagutoranije mu yandi mahanga, nitaye ko ari ubwoko buto kandi buciriritse, nkaguhitamo mu yandi mahanga ngo umbere ubwoko, umbere umuryango, umbere abo nironyeye. Mwene data, igihe Isiraheli yigeze gukora amakosa, Imana ibwira Mose ngo nyemerera bose barimbukire muri ubu butayu, we ngo ubyaze ubwoko. Bishatse kuvuga yuko igihe Imana yatoranyaga ubwoko bwa Isiraheli, yagira ngo Imana yiremera ubwoko bwa, irema umuryango, irema abitiriwe izina ryawo, aho bazagaragaza Imana. Mwene data, ubwo rero Imana yaga Mose amabwiriza, nuko ngo iramubwira ngo genda unshyirireho aya mategeko. Rero uyu munsi tugiye kuganira aho ijambo ry'Imana ryabuzaga ubwoko bwa Isiraheli ngo nimukabeshyerane, nimukabeshyera abandi. Mwene data, muri ibi bihe harimo haragaragara ikintu cyo kubeshya gitangaje, yaba no mu barokore, yaba no mu nzu y'Imana, yaba no mu bisiho n'ibindi. Ariko biratangaje aho ubwoko bw'Imana birirwa babeshyira ku matelefone, birirwa babeshya nabo ubwabo ku giti hagati muri bo no mu nzu y'Imana. Ni icyorezo gikomeye mwene data, wowe udukurikiye kandi uduteze amatwi, ukwiye guhagurukira kurandura umuzi w'ibibi mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo riratubwira muri Yohana ibice 8 umurongo wa 42. Ijambo riravuga ngo Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomoka ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Nicyo gituma mutamenye imvugo yanjye, nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uhereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibyo ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni we se w'ibinyoma. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye kubwira ijambo ryawe, aho ritugaragariza abana bawe n'abana ba Satani, bigaragazwa n'imvugo n'ibikorwa. Nyemerera ijambo ryawe buri muntu uduteze amatwi, ijambo ryawe risobanurwe n'umwuka wawe wera mu izina rya Yesu. Komeze kudufasha no kudushoboza. Umukozi wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe, nyemerera ikiganza cyawe kimubeho, kandi imbaraga z'umwuka wera zimubeho. Ntabwo ari wowe ubw'izina ryawe rero iryo rihabwa icyubahiro. Abumbura umuntu w'Uwiteka ari wowe wivugira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Aha twumvishije ijambo ry'Imana ritugaragariza ubwo Yesu abantu batamwemera, ubwo Yesu abantu batemeraga ijwi rye, ubwo Yesu abantu batemeraga ijambo rye. Ariko tugeze hasi kuri uno murongo wa 44, twahere ku murongo wa 42 tugeza ku murongo wa 44,
turabona abantu baranze ijambo ry'Imana, turabona abantu nta jwi ry'ubuhanuzi bumva, turabona abantu nta guhishurirwa. Ko Yesu aravuga ngo iyo muza kuba muri ab'Imana mwakagombye kuba munyumva. Imana yacu ishimwe cyane. Rero iyo abantu bamaze kwisunga kuri ibi bikorwa bya Satani, kuko ngo Satani uhereye kera ari umubeshyi, ngo niyo Satani abeshye ngo aravuga ibye ku giti, ngo ni ubwe wivuga, ngo kuko kuva na kera ngo ntabwo yigeze na rimwe ahagarara mu by'ukuri mwene data. Satani Imana mu ijuru iramuzi neza kandi iramusobanukiwe, kuko igihe cyose no mu iteza rye ry'akavuyo mu ijuru ngo yarahagaze mu by'ibinyoma. Niyo mpamvu iteka ni umubeshyi, ngo kandi uko kubeshya kwe ngo niwe wivuga ngo kuko we ni umunyabinyoma, ngo ni wese w'ibinyoma. Ariko ijambo ry'Imana ritweretse ko n'umuntu wese ukora ibyo kubeshya aba yifatanije na Satani. Yesu yaravuze ngo muri abaso Satani. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Uyu munsi waba uri umwana w'Imana, uyu munsi wawe izina rye ryaramaze kwandikirwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko mwene data, ritandikishijwe n'imbaraga zawe, ahubwo ryarandikishijwe n'imbaraga za Yesu Kristo, ryarandikishijwe n'uko wamwizeye, warangiza ukatuza akanwa kawe yuko Yesu akubera umwami n'umukiza wawe, warangiza ugakora imihango y'idini ukabatizwa, warangiza kuko watinze kuri Yesu ukanuzura umwuka wera, ariko mwene data ukihakana undi nshuro. Imana yacu ishimwe cyane. Si igitangaza cyane, si ikintu gikomeye ko mu gitondo kimwe umuntu aba ari mu ishyaka rimwe, mu nimugoroba akaba muri ine. Si igitondo kimwe ko umuntu yikura mu muryango umwe ejo nanone akikura mu wundi. Si igitangaje ko umuntu aba atuye ku mudugudu umwe ejo agatura ku wundi. Yewe naho dutuye, naho twita mu rugo, rimwe na rimwe nitwe tuhahitamo bitewe n'ibitekerezo byacu. Reka dutange urugero kugira ngo ubyumve. Ariwe waba ufite isambu i Burundi, undi ayifite Tanzania, undi ayifite mu Rwanda, ariko wibuke yuko nubwo ufite iyo sambu, ariko hari abandi bo badafite n'uwo murima, badafite n'ubwo butaka, atunzwe no kwimuka. Mu kwezi kwa mbere akaba atuye i Bugande, arahakodesheje, akabwira abana n'umuryango we aha niho mu rugo. Mu kundi kwezi akaza mu Rwanda naho agahakodesha, akavuga ngo rega ubu kuva ubu ntabwo tukiri Abagande, twabaye Abanyarwanda. Akongera mu kundi akigira muri Kenya. Rero mu rugo nitwe tuhahitamo. Ni uko igihe kimwe mu gitondo kimwe uravuga Yesu mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ukamanika amaboko imbere y'Imana, kuko gukizwa n'ubuntu. Yesu aracyari ku ntebe y'ubuntu, ukamumanikira uwo mwami amaboko, ukatuza akanwa kawe, ukandukuza amazina ye mu gitabo cy'urupfu no mu bitabo bya Satani, ukabyandikisha mu bitabo by'ijuru. Ibyo byakoreka mwene data. Ni nako nanone wakongera ukabigenza ukiyandukuza, nk'uko wajya ku murenge ukandikisha izina ryawe umunsi umwe, ejo ukandikisha irindi. Ntego bagira inzandiko babagusaba kuko ni mwiza, ariko hejuru kubera imbaraga z'Imana, kubera iyo sisiteme yashyizweho, ibyo bibasha gukoreka mwene data. Niyo mpamvu twavuze umutwe w'inyigisho yacu y'uyu munsi, wavuze ngo ntukabeshyere mugenzi wawe, ntukabeshye mwene data, kuko tubona yuko ababeshya atari abana b'Imana, kuko tubona ko ababeshyi batazajya mu bwami bw'Imana mwene data. Ababeshyi ntabwo bazigera babona Imana. Iyo ubeshye uba uri uwa Satani. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Nanone ijambo rigumeza ritwereka mu gitabo cy'Abami ibice 21 ku murongo wa 13, aho twagendaga tubona isi ifite ukuntu igenda yita amazina. Nanone Bibiliya nayo ikagira ukuntu igenda yita amazina.
iyo kera umuntu yakoraga ibikorwa by'ubugome, muri bubiri uzasangamo amazina intwari cyangwa usangamo ibigwari. Rero hari ahandi Bibiliya nanone abantu yabise abanyabwenge ariko ahandi ikabita ibigori. Rero mwene data, hari ibihe byabagamo by'urugomo cyangwa se by'ubugome. Twumvishije inkuru ya Yabesi igihe yakorerwaga n'akarengane ashaka kwamburwa uruzabibu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abami ba mbere ibice 21 umurongo wa 13 ngo maze ngo abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Abo bagabo babiri b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati, Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira, baramuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Aha twabonye umwamikazi Yezebeli ubwo yagiraga umwami wa Isirayeli inama bagiye kwaka Naboti uruzabibu rwe. Bamushatseho icyaha cyose kuko Naboti umwami yamugerageje anamubwira ngo natange uruzabibu rwe, ariko Naboti aranga. Yari umwami wari ukomeye, umwami Ahabu hamwe n'umudamu we Yezebeli. Nuko Ahabu ngo akunda uruzabibu rwa Naboti, ngo amutuma aramubwira ngo wamaye ruriya ruzabibu rwawe nkaguha ibiguzi nkaguha byose. Ariko Naboti avuga ko atatanga gakondo y'iwabo, ayinangiraho. Rero Yezebeli aza kwegera umwami yawungabanya cyane. Umwami wari ukomeye akeneye akantu gato nk'ako ngako bimutera ipfunwe cyangwa igisuzuguro, ngo arahangayika cyane, ahagarika no kurya yumva aguwe nabi kubera umutima wo kutanyurwa no kwifuza. Imana yaramuhaye Isirayeli yose, yaramuhaye byose. Mu by'ukuri mu isi nta muntu utunga byose, iyi sibye gusa weho wemera ukavuga ngo nabonye byose. Ariko hatabayeho kunyurwa wumva udafite byose. Ushobora kuba uri kurya amavireti n'amanyama wabona uri kwihekenyera igisheke mu muhanda n'ikijumba ukumva nabyo urabyifuje, kuko uyu mwami nibyo namugereranya. Rero igihe umusore Naboti yimanaga uruzabibu rwe, ngo nuko Yezebeli niwe wagiye inama, aravuga ngo rega igihugu uyoboye mwami ntabwo cyuzuye abahanga n'abanyabwenge, oya cyuzuyemo n'ibigabo by'ibigoryi. Mwene data, mu isi hari igihe hataburamo abagabo b'ibigoryi. Ibaza abantu hejuru y'indamu bakaza gushinja umuntu ibinyoma, bakaza gushinja bibi, nabo ubwabo babize ngo bamushakira abagabo b'ibigoryi. Mwene data, ndakwifuriza kutazigera uba umugabo w'ikigoryi, uzaba umugabo w'intwari uhagarara mukuru ukavuga ukuri. Ngo nuko abo bagabo b'ibigoryi ngo bahagarara imbere ya Naboti, ngo baramushinja ngo yatutse Imana, ntawe wigeze wumva n'umwe abumbura umunwa. Mutekereze mwene data, yukoze ikintu cyo kubeshya, buryo ubaye ikigoryi. Ndakwifuriza kutaba ikigoryi mwene data, ndakwifuriza kuvugisha ukuri nk'uko kukuri mu mutima, kugira ngo Imana izabashe kuguha umugisha mu izina rya Yesu. Nanone ijambo riratubwira mu Byahishuwe ibice 21 ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma, ngo bo bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya iratwereka amazina y'abantu runaka, ko twamaze kubona ko icyo umuntu akora niryo zina rye. Yavuze abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira bicanya, abasambanya, abaroza, abasenga ibishushanyo, ngo n'abanyabinyoma. Abo babeshya batavuga ibyo babo, umugabane wabo ni urupfu rwa kabiri. Twabonye mu nyigisho zatambutse aho urupfu rwa mbere duherekeza uyu mubiri, urupfu rwa kabiri aho umuntu aba ategereje urubanza. Yego twabonye ngo umuntu uyu mubiri uryamye uvuye mu mwuka wa birangiye mwene data, ariko uzarota ugenda, wa mwuka wabona agenda ni nako uyu mubiri tumaze kuwukingura, wa mwuka ubona ugenda iyo uri mu nzozi, uwo mwuka w'ishusho ya kabiri, uwo mwuka uzongera ucirweho iteka, kuko nukora neza ni nawe uzagororerwa, kuko nukora nabi niwe uzahanwa. Mwene ndakwifuriza gukora neza kugira ngo uyu mubiri ubashe gukorera ineza uriya mubiri wawe wo mu mwuka uzabashe kugororerwa, kuko tubonye anga aba bakora ibingibi uriya mwuka uzahura n'akaga, ngo umugabane wabo ngo ni urupfu rwa kabiri. Imana yacu ishimwe cyane.
naho dusimbuke mu Byahishuwe ibice 21 kuva ku murongo wa 15. Ibyahishuwe ibice 22 pardon, Byahishuwe ibice 22 umurongo waho wa 15. Jambo riravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya yarangiza akabikora. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ritweretse ni bande babanzi, ni bande bataba mu nzu y'Imana, bategera mu nzu y'Imana. Ndavuze ngo hanze hazaba imbwa. Bibiliya tweretse iyo hatabaye abagabo hahinduka imbwa. Iyo ngeri twereke hatabaye abanyabwenge ubu buryo haboneka ibigoryi. Rero Bibiliya yavuze hanze hazaba imbwa. Niyarangiza haba abarozi, niyarangiza haba abasambanyi, abicanyi n'abasenga ibishushanyo, ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Mwana data urabizi, wirirwa ubeshyira kuri telefone kandi uri umukozi w'Imana, uri umuririmbyi, wirirwa ubeshyira kuri telefone uzi neza ko ujya mu nzu y'Imana. Ndakwinginga aho kugira ngo ujye ubikora ujye mu nzu y'Imana, igire hanze. Kuko biravuga ngo abo bo hanze, mu rusengero harimo abari hanze, akitwa ko ari muri ayo mabuye agose urusengero bise izina runaka, ari umunyamirimo ukomeye cyane, afitemo titre zikomeye, afitemo ibyo ayoboye, ariko ijuru ryamwitegereza rikabona ari hanze. Mwene data, kuvugisha ukuri ni ubutwari, kuvugisha ukuri ntacyo bitwaye. Emera yego ibe yego, na oya ibe oya. Naho kubeshya byina mu byo yakugira tese, umubwire ngo ibyo nemera ni ibi, ibyo ntemera ni ibi. Mubwire ngo gahunda twari twagiranye ngiye gukererwa, nanjye ntabwo binturutseho. Narakara ariko azagufata nk'umuntu w'inyangamugayo. Rero iki nta handi bizaturuka, nuko wiyomatanya na Yesu. Kuko uko ugomeza ubikora niko ugomeza kuba uwa Satani. Kandi Satani nta kindi cyamuzanye ni ukwica, kwiba no kurimbura, ni ukukwiba akagukura mu mubare w'abana b'ubwami. Mwene data, va mu rugo wanje guhamagara Imana, yikoreza urugendo rwawe rwose. Zaburi 37 ku murongo wa 5 ngo twikoreze urugendo rw'ubuzima bwacu bwose, ngo nibwo ruzasohora amahoro. Mwene data, haguruka mu rugo wikoreje Uwiteka urugendo rwawe rwose, kuko aribwo ruzasohora amahoro. Nibwo Imana izabasha kukugirira neza, nibwo Imana izabasha kukwambika imbaraga. Kugira ngo ujya kwitaba telefone, banza utekereze niba iki ngiye kuvugira kuri telefone. Nigeze mpabwa ubuhamya n'umudamu umwe w'umumama umunyarwanda, ubwo ngo bari kuva muri taxi va Nyabugogo, ngo baraza ngo nuko ngo irahamagara, ngo bari muri kwasiteri, ngo nuko umudamu, ngo umugabo baramuhamagara, telefone irasona, aravuga ngo bite sheri, nguri hehe, ngo nuko warangira muganga ngo ndaryamye, ngo ndi mu rugo ndaryamye. Ngo abantu bose bari muri kwasiteri basekera rimwe, barikanga cyane. None rero bageze imbere, ngo baje guhura n'ibibazo biteye ubwoba. Bageze imbere ngo ikamyo irabakatana, bakora impanuka. Mwene data, tekereza uwo mudamu akakaga yagiyemo. Tekereza ushobora kubeshya, ni ibintu bigira ingaruka yaba uyu munsi cyangwa ejo, ariko ijuru ryo ukibeshya rihita ribona ko uri uwa Satani. Kuko ijuru ni ukuri, ijuru ni ukuvugisha ukuri. Abana b'ubwami ni ukuba mu mucyo, ukavugisha ukuri, mvugishije ukuri, Imana ishyigikire. Ndi umwana w'ubwami, ndi umwana w'Imana, natuye ukuri. Imana nzi neza ko ihagararanye nanjye. Ariko mwene data, buri uko ufashe inshingano yo kubeshya, ujye umenya ko winjije Satani mu buzima bwawe. Ari ntukajya wihumuriza ngo reka Imana nayo irabizi. Oya, Imana ntabwo ijya yifatanya n'abanyabinyoma, Imana ntabwo ijya yifatanya n'ibigoryi, Imana yifatanya n'abahanga, kuko ni Imana y'umuhanga, ni Imana itanga ubwenge. Niko muri Yakobo bavuze ngo ni Imana itimana itishama, ngo uyisabye wese rama. Niba mubuze ubwenge, nimuyisabe ubwenge. Twikwitwaza amatelefone, harimo abayakoresha neza bakayavugiraho ukuri. Niba wahanye n'umuntu gahunda ukabona bigiye guhinduka, mufata telefone umuhamagaye, cyangwa ntabwo wamubwiye mwene data nagize intege nke, narangaye, imbabarira, twari kubonana saa 7, bitakugoye twabonanye saa 9, cyangwa tubigira undi munsi. Ariko mwene data, wikuzura umwuka w'ubusatani kandi uri umwana w'Imana. Hamagara Imana izagukuramo uwo mwuka w'uburyarya, hamagara Imana izagukuramo uwo mwuka wo kubeshyera
bagenzi bawe kubw'indamu zawe z'akanya gatoya, kuko uyu mubiri ni uw'akanya gatoya, ariko ejo ubugingo bwawe buzaba bukeneye Imana no kugirirwa neza n'Imana. Reka udukurikiye uduteze amatwi, reka duhamagare Imana. Mana, duciye bugufi imbere y'amaso n'imbere y'ubwiza bwawe, tukweretse buri muntu wese udukurikiye muri iki kiganiro isaha yo gutabarwa n'Imana. Uko twabonye ko Mwami utabasha gutabara bakwisunze, kandi abagushakana umwete bazakubona. Babarira abantu bawe icyaha cyo kubeshya. Buri udukurikiye Mwami wese umwambike imbaraga, mukureho umwuka w'ikinyoma, amazina yandukure Mwami mu banyabinyoma. Mwami ukomeze kumushyigikira no kumugirira neza mu izina rya Yesu. Icyubahiro kibi cyawe Uwiteka mu izina rya Yesu, amen. Wowe utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, kugira ngo amazina yawe yandikirwe mu gitabo cy'ubugingo, yandikwe mu gitabo cy'urupfu, nawe reka tuguhe akanya gatonya. Subiramo iri sengesho, vuga ngo Mwami Yesu, nciye bugufi imbere yawe, mbabarira ibyaha byanjye, mbabarira gukiranirwa kwanjye, ibyaha byanjye byose bikurweho n'amaraso ya Yesu. Wandukuza amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, ndayandukuza amaraso ya Yesu. Mazina yanjye ndandika mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi sinkiri uwa Satani, kuva uyu munsi mbaye umwana w'ubwami bw'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana ratubwira mu gitabo cy'Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 ngo twatuza akanwa kacu niyo kwizerwa, twizera Yesu ko Imana yamuzuye natwe tuzakizwa. Mwene data, wakira agakiza gashya muri ibi bihe, ushaka itorero rikwegereye, utangire wigira umubatizo, aricyo kimenyetso. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Matayo 28 umurongo wa 18 ngo abaziyemera bose muzababatize mu izina rya Data, Umwana n'Umwuka Wera, nk'ikimenyetso cyo gupfana n'Yesu no kuzukana nawe. Duterane n'abera kugira ngo tubashe kuva muri biriya byaha navuze. Bahanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanya, abasenga ibishushanyo n'abakunda kubeshya bakabikora. Iyo turi mu nzu y'Imana, Imana ibasha kudushyigikira no kutugirira neza. Mwene data, Imana iguha umugisha. Nge twari turi kumwe n'umukozi w'Imana Frere Tuyisenge. Tuzasubira mu bindi biganiro. Imana ibaho umugisha cyane.